Ndabashoboje cyane bene data bakundwa, Yesu ashimwe. Naci dikonitseho na Joseph ubasuhuza. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo, kugira ngo kandi nongere mbashimire mwebwe abadukurikira binyuze mu nzira zitandukanye z'ikoranabuhanga, abadukurikira binyuze ku rubuga rwa interinete rwacu sehornajoseph.com, namwe mudukurikira binyuze kuri uyu murongo wa YouTube. Mwese turabakunda kandi Imana ibaha umugisha. Uyu munsi turi buze kuganira ku magambo meza cyane dusanga muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, tugasimbuka tugafata uwa 8 tukageza ku murongo wa 11. Reka rero tubanze dusenge hanyuma tuze gusoma n'iryo jambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko uri Imana nziza, tugushimiye yuko uri Imana y'inyembaraga kandi Imana igira impuhwe. Turagushimira yuko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze aducungure, abe incungu yacu, abe incungu y'ibyaha byacu. Turagushima rero kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Manuke ubane natwe, bane na buri muntu wese utwumva, nuko uduhana umugisha twese. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome iryo jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 61 duhereye ku murongo wa mbere. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Kuko ngewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, nanga kwambura no gukiranirwa, kandi nzabitura ibikwiriye iby'ukuri. Nzasezerana nabo isezerano rihoraho. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko, n'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezerwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka. Nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu arakoze cyane kubw'uyu mwanya aduhaye kugira ngo tuganire kuri iri jambo ryiza, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ry'umunezero. Iri jambo ry'uyu munsi narihaye umutwe ukubiye mu kibazo kibaza ngo, mbese koko kuvuka kwa Yesu ni inkuru nziza? Kuki kuvuka kwa Yesu ari inkuru nziza?
Imana ishimwe cyane. Turi buze kwibanda cyane cyane ku magambo twasomye mu mirongo ine ibanza, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 muri iki gice. Avuga ngo Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Nk'uko mubizi, turi mu bihe byiza byo kwitegura Noheli kandi ikaba umunsi mukuru tuba twizihizaho ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuri Noheli usanga intera ari imwe, twese twifurizanya Noheli nziza. Akenshi usanga iyo umuntu atabonye ibyo kurya n'ibyo kunywa yifuza, kenshi na kenshi tuba twateguye inyama ndetse n'ibindi byo kurya n'ibyo kunywa bitewe n'uko umuntu abikunda, bitewe n'icyifuzo cy'umutima we. Ibyo rero iyo bitabonetse usanga tuvuga yuko umuntu atagize Noheli nziza, Noheli yamubereye mbi. Wasuhuza umuntu ukamubwira uti ese Noheli yagenze gute? Akubwira ati nta kigenda, Noheli ntabwo yagenze neza. Iyo bitabaye ikibazo cyo kubura ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari n'igihe umuntu aba yagize ibyago. Icyo gihe nabwo aravuga ati ntabwo nagize Noheli nziza. Nyamara njyewe iyo nsesenguye usanga nta na rimwe Noheli ishobora kuba mbi. Noheli buri gihe ni nziza. Uko byamera kose, Noheli ni inkuru nziza ku bantu bose, ni evangeliyoni. Noheli itwibutsa yuko Yesu yaje mu isi kudutangariza inkuru nziza y'umwaka mushya w'imbabazi z'Imana. Uyu ni umwaka mushya w'imbabazi z'Imana, kubera yuko mu bihe byashize, mu bihe byatangutse, umuntu yari yaratandukanye n'Imana ku bw'icyaha, abwirwa inkuru mbi yo gucibwa muri Edeni, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 24. Kuvuka kwa Yesu ni intangiriro y'umwaka w'imbabazi, kuko ari we Imana yanyujijemo kubabarirwa kwacu. Imana iduharira umwenda wacu, igihano cyari kuri twe Yesu akishyiraho, atanga ikiguzi cyose cyari gikenewe ngo tubabarirwe. Aba impongano y'ibyaha byacu, araduhanirwa, akuraho urubanza twari dufitanye n'Imana. Ubwo se koko iyo ntabwo ari inkuru nziza? Kuba wari ufite urubanza, ndetse urubanza rwaramaze gucibwa, waraciriwe igihano cyo gupfa, nta n'inzira isigaye kugira ngo ube wajuririra icyo gihano wahawe, maze umuntu w'umunyambabazi, maze umuntu ugukunda bihebuje akaza akishyira mu cyimbo cyawe, akemera kwicwa ku bwawe, hanyuma wowe ukakirwa umwere. Ese koko iyo ntabwo ari inkuru nziza? Ni inkuru nziza mu buryo butangaje. Amagambo twasomye uyu munsi ni inkuru y'umunezero, aduha impamvu zikwiriye gutuma twishima, cyane cyane twebwe abari muri iki gihe, aho usanga amakuru twumva amenshi aba ari amakuru mabi. Y'abantu bafunguye radiyo, y'abantu bafunguye televiziyo, bumva cyangwa se bakareba amakuru ateye ubwoba, ahereranye n'indwara z'ibyorezo, ahereranye n'intambara, ahereranye n'inzara, ahereranye n'imyuzure,
n'ibindi bintu byinshi usanga biteye ubwoba. Ariko Imana ishimwe ko nyuma y'amakuru mabi twumva muri ibyo bitangazamakuru bitandukanye, hariho umuntu ashobora gusanga inkuru nziza y'ihumure twazaniwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo yatangaje ubutumwa bwiza bw'amahoro igihe yari ku isi, yabwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 9 umurongo wa 35. Umugambi w'ubwami bw'Imana ni ugutsembaho indwara, ni ugutsembaho inzara, ubugizi bwa nabi, intambara no gukandamizwa uko ariko kose. Umugambi w'Imana ni ukuzana ubwami bwayo hano mu isi kugira ngo abantu bagire ubuzima bwuzuye. Iyo rero ni inkuru nziza, iyo ni evangeliyoni buri muntu wese akeneye kumva, ariko kandi ni n'inkuru nziza abakristo twese duhamagarirwa gutangariza abatuye isi yose. Abakristo dukwiriye guhora tuzirikana yuko Yesu yadusigiye misiyo yari yamuzanye muri iyi si. Turi intumwa z'Imana mu cyimbo cya Kristo, kuko Yesu Kristo ari hano mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari hano mu buryo buri fizike. Niyo mpamvu rero twebwe tuhamubera mu buryo buri fizike kandi tugakorana nawe mu buryo bw'umwuka, tugakomeza umurimo wamuzanye hano mu isi. Yesu asezera ku bigishwa be yarababwiye ati, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Ibi tubusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 20 umurongo wa 21. Ibi rero bivuze yuko inshingano Yesu yari afite hano ku isi yazisigiye itorero, ngo itorero rizikomeze kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira. Ibuka ko izo nshingano Yesu Kristo yadusigiye ari izi ngizi ngiye kukubwira. Hari ukubwiriza ubutumwa bwiza, kuvura imvune zo mu mitima, kumenyesha imbohe ko zibohowe, kubwira impumyi ko zihumuka, gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi wo guhora inzigo. Abakristo rero duhamagarirwa kwamamaza ubwo butumwa bwiza, ubutumwa buhindura abantu, ubutumwa buhindura isi. Ni ukuvuga ubutumwa butanga ibyiringiro by'igihe kizaza, ariko kandi nanone bugatuma ubuzima bwa none burushaho kuba bwiza. Gusobanukirwa ibi ngibi bituma turekeraho kuba abantu bahora bavuga amagambo y'urucantege, amagambo atuma abantu bahagarika imitima, ahubwo tugatangariza abantu ihumure ry'Imana, tukavuga ibyururutsa imitima. Kugira ngo rero ubutumwa dutangaza bube ubutumwa bwuzuye, bube evangeliyoni koko, twebwe bwacu tugomba kuba abavuga butumwa basizwe amavuta n'Uwiteka, nk'uko Yesu yavuze ati, Uwiteka yansize amavuta. Ubutumwa dutangaza rero nabwo ubwabwo bugomba kuba ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa buvura, ubutumwa bubohora ababwumva, ubutumwa buhoza abarira bose, harimo abakene, abari mu nzu z'imbohe, impumyi n'abandi nk'abo ngabo. Ubutumwa bugomba kuba ubutumwa bw'umunezero ku bantu bose, ababwumva bakava mu ivu bakambara ikamba ry'ubwiza bw'Imana, bakambara ikamba ry'ubwiza bwa Kristo Yesu, bakambara umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, bakakira amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Ubwo butumwa ni ubutumwa buhamagarira abantu kubaka ibyari byarasenyutse, ibyari byarabaye amatongo n'imyirare. Reka rero twibaze mu by'ukuri, cyane cyane twebwe abavuga butumwa, abapasitori, ababwiriza ubutumwa bw'Imana, mbese mbere yo kubikora twabanje gusigwa amavuta y'ubutore n'Uwiteka, cyangwa twisize amavuta
twaritoranyije, twarihamagaye, twiyadukiza mu murimo w'Imana wo kubwiriza ubutumwa, ariko mu by'ukuri Uwiteka atarigeze adusiga ayo mavuta y'ubutore. Mbese ahubwo mu by'ukuri ubutumwa tubwiriza ni ubutumwa bwiza. Ibyo dutangaza ni ubutumwa bwururutsa imitima y'ababwumva, cyangwa n'amatiku n'iterabwoba, bya bindi bituma imitima y'abatwumva ihagarara. Imana itugirire neza, Imana iduhugure, kandi mu by'ukuri dusaba Imana kugira ngo irusheho kudusobanurira iby'umurimo dukora, tumenye yuko ari umurimo udasanzwe, ari umurimo udusaba kubanza guhura n'Imana twebwe ubwacu, Imana ikadutoranya, Imana ikadusiga amavuta kugira ngo duhinduke koko abantu badasanzwe imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Imana ishimwe. Mbere yo gusoza ubu butumwa nari nateguye, ndagira ngo ngire ikintu kimwe kandi ikintu cy'ingenzi cyane ntangariza wowe wabanye nanjye. Birashoboka yuko umaze igihe wumva inkuru mbi gusa, ariko ndagira ngo uyu munsi ubwire yuko nakuzaniye inkuru nziza. Ndagira ngo utangarize yuko Imana yawe iri ku ngoma. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Aya ni amagambo meza dusanga muri Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. Ndagira ngo nkubwire yuko Uwiteka arusha imbaraga ibigeragezo, Uwiteka arusha imbaraga uburwayi, arusha imbaraga ubukene, arusha imbaraga amakuba n'ibindi bibazo wahura nabyo, bya bindi byose bituma uhagarika umutima. Amakuru mabi ashobora kuba ari menshi, ariko Imana yacu iri ku ngoma uko byamera kose. Yesu yaje mu isi ngo tugire ihumure. Kuza kwe ni inkuru nziza ku bantu bose. Reka rero muri iyi minsi twizihiza Noheli, wibuke iby'iyi nkuru nziza y'ihumure ry'Imana. Mbese ibihumuriza by'Imana byari bimaze kubukubera bikeya, ntabwo bikiguhaza. N'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntabwo yakunyuze. Ndakugira inama yo kurushaho gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana ryomora imitima, ijambo ry'Imana rirahumuriza, ijambo ry'Imana ritera amahoro n'ibyishimo, rirunga. Muri makeya ijambo ry'Imana ritanga ubuzima bwuzuye. Ni inkuru nziza, ni evangeliyoni ku bari barambiwe kumva inkuru mbi. Saba Imana ngo iyi Noheli twitegura kwizihiza izasange ufite amahoro yo mu mutima. Ntuzihizize Noheli kuko abandi nabo bayizihije. Ntuzishime kuko ubona abandi bishimye, kuko wenda bagiye mu rusengero pastor akavuga ati mwishime ni kuri Noheli. Oya, ahubwo uzizihize Noheli wibuka yuko Yesu yaje mu isi ngo abura abafite imvune zo mu mitima, amenyesha imbohe ko zibohowe, amenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka aho zabarira bose. Yesu yaje ngo agukure muri iryo vu, agusige amavuta yo kunezerwa, akwambike umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Ayo rero mu by'ukuri mwene data, ngiwe ndumva ari amasezerano yanjye. Icyama nawe ukumva ayo ngayo ari amasezerano yawe, ukayakira, ukayiyerekezaho, ukayizereramo muri iyi minsi. Aya masezerano ukajya uyasengeramo, ukumva yuko Uwiteka mu by'ukuri aguhaye ihumure ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nongere ngushimire yuko wafashe uyu mwanya wo gusoma ubutumwa bwiza. Ndagira ngo nawe ngushimire wafashe umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza kuri YouTube. Ndagira ngo kandi buri muntu wese ubishoboye ajya asangiza ubutumwa bwiza abandi, kuko nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Ndagira ngo kandi ngusabe inkunga y'amasengesho ngo mbashishwe gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri ibi bihe birushya. Ibisigaye bene data murabeho,
mutungane rwose, muhugurike, muhutse imitima, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Amahoro Imana itanga rutaye umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo mukomeze kumenya no gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana kandi Umwuka wera, abe muri mwe kandi agumane namwe iminsi yose.